Ese mu kinyarwanda tugira amezi angahe agize umwaka? Ese bahereye kuki bayita amazina dusanzwe tuzi mu kinyarwanda? Byose twaba tugiye kubirambura muri kino kiganiro kitarambiranye, aho ugiye kunguka ubumenyi bushya ku byo utari uzi. Gira usobanukirwe. Amezi ya kinyarwanda agira ibisobanuro bijyanye n'ibihe byarangaga ikirere ndetse n'ibyarangaga umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi nka bimwe byari bitunze abanyarwanda hafi ya bose kugeza n'ubu. Aya mazina yagiye yitwa amezi hagendewe ku bihe akenshi abakurambere babayemo, bimwe bikaba bigihura n'iby'ubu, ariko hakaba n'inyito bahaye aya mezi zisa n'izidahura n'ubuzima abanyarwanda barimo muri iki gihe. Amezi ya kinyarwanda uko ari 12 asobanura iki? Nguhaye ikaze kuri mwarimu wacu, aho twunguka ubumenyi butandukanye ku bijyanye n'ururimi rwacu ndetse no ku bijyanye n'ubumenyi rusange bw'ubuzima busanzwe. Niba ari ubwa mbere ugeze mu iri shuri, ndakwibutsa ukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo hatagira amasomo arajya gucika. Ukwezi kwa mbere Mutarama ni ukwezi abantu batindaga kuryama bari mu gitaramo kuko nta mirimo babaga bafite ituma bazinduka. Ukwezi kwa kabiri bakwita Gashyantare. Gashyantare ni igihe cy'izuba rikaze cyane ku buryo nta bantu babaga bakicara ku ntare cyangwa se amabuye kubera ubushyuhe bwinshi bukomoka kuri iryo zuba. Ukwezi kwa gatatu bakwita Werurwe. Werurwe ni ukwezi kw'imvura nyinshi, mu magambo arambuye bakwita Werure ugwe. Ukwezi kwa kane bakwita Mata. Mata ni ukwezi urwuri ruba rutoshye cyane, inka zikarisha zigahaga zigatubura umukamo. Ni mu gihe ukwezi kwa gatanu Gicurasi ni ukwezi kw'ibicu byinshi bibyuka bibuditse hasi. Ukwezi kwa gatandatu bakwita Kamena. Kamena ni ukwezi amasaka aba yeze cyane yabaye menshi. Ukwezi kandi kwitwa Kamena Kamena Masekuru. Ni mu gihe ukwezi kwa karindwi Nyakanga ni ukwezi kw'izuba ryinshi, inka zabaga zishonje kubera kubura urwuri. Ukwezi kandi bakwita Nyakanga Kanga Amabuguma cyangwa se inka zishaje. Mu kwezi kwa munani ni ukwezi bita Kanama. Ni mu gihe Kanama ibintu byose biba byanamye kubera izuba ryo muri Nyakanga, bakunze kukwita Kanama kanamiye Nzeri. Ukwezi kandi kwa cyenda bakwita Nzeri. Nzeri ni ukwezi ibihe biba bitangiye kumera neza, byo bahinze biba bitangiye kwera. Ukwezi kwa 10 bakakwita Ukwakira. Ukwezi k'Ukwakira ni ukwezi ko kwakira imyaka, byo bahinze biba byeze. Ni mu gihe ukwezi kwa 11 bakwita Ugushyingo. Ugushyingo ni nyuma y'ukweza cyane no gusarura ibyo mu Kwakira. Kandi ukwezi k'Ugushyingo nanone ni ukwezi gushyingura Ukuboza. Ukuboza ni ukwezi kwa 12. Ukuboza bivuga imyaka ibigenda isaza kubera kubura izuba, aho ihunitse indi ikiri mu mirima kuko iba yareze ntisarurwe, kayiviramo kubora. Bakakwita rero Ukuboza, kuboza imyaka. Reka nshimire wowe twabanye muri kino kiganiro, by'umwihariko wo ukunda ikinyarwanda. Nkomeza gusaba utarakora subscribe ko wakora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo udacikwa n'amasomo mashya kuri mwarimu wacu. Imana ibahe umugisha.